intrinsic semiconductor. Noneho kugira ngo tubone iyi extrinsic semiconductor ni uko dufata ya silicon yacu pure semiconductor cyangwa se intrinsic tukongeraho andi ma element chimique. Waye kaze kuri Entertainment TV niwe Rwanda gize kuri channel, wibuke ukanda subscribe, like, share ndetse ugene muri comment tubaze ibibazo wifuza ko twaza gusobanura muri video z'ubutaha cyangwa se utange n'andi ma idea, byose turabyemera. Kandi mfitiye WhatsApp wowe kandi subscribe kuri channel uzajya uramo n'abagenzi bawe muhuriye muri Titan community kugira ngo mungene muhurana ibitekerezo. Nanjye ndahari muri group kugira ngo tugende dufashanya kandi twungurane ubumenyi. Rero uyu munsi ngiye gusubiza ikibazo abantu benshi bakomeza kumbaza, abantu bagiye bambaza ibintu by'ama transistor, ama IC biki byose, ariko byose bikubiye muri iyi title dufite hano. Byose bihuriye kuba ari ama semiconductor. Rero tugiye kwiga ikintu cyitwa semiconductor ni kugira ngo nk'aba professional tujye tuba tuzi basic z'ibintu nyine. Niba turi kwiga ngo transistor tumenye fondation ya cyangwa se foundation yayo kugira ngo tujye dukora ibintu byo tuzi, apana kuza guhubuka tujya gupfa gufata ibintu gutyo. Uba ugomba kuba uzi nimba ari transistor ukamenya ngo ese iyi transistor ni semiconductor mu buhe buryo, ukaba uzi icyo kintu. Kandi binagufasha buriya kuba wajya n'ibindi bintu runaka gukora ku ruhande, apana ibintu byo kuvuga ngo nagiye mfashe iki nkora iki gutya utagendeye mu kigare. Ni ukuvuga ngo icyo bigufasha nk'umutekinisiye bigufasha gukora ibintu ubisobanukiwe. Rero tudatinze reka dutangire n'isomo ryacu ry'umunsi. Tugiye guhera ku gisobanuro cyangwa se definition yayo. Semiconductor is material that can sometimes conduct electricity and sometimes block it depending on how we treat it. Ni ukuvuga ngo semiconductor ni igikoresho, nawe ukanyita igikoresho. Mu gihe kimwe kiba gishobora gutwara umuriro, ikindi gihe kikanga gutwara umuriro. Nyine rimwe gikora nka conductor, ubundi kigakora nka insulator. Aho naho dufite materials zigiye zitandukanye, icyo twita materials. Tugiramo conductor, tukagiramo insulator, ndetse tukagiramo ni semiconductor yacu. Ubundi izi ngizi nizo materials tugira muri electronic, cyangwa se urumva ni nk'ibintu by'ingenzi tugomba kuba dufite muri electronic. Tugomba kuba dufitemo icyitwa conductor. Conductor ni materials bishobora kuba yatwara umuriro. Nkuko nababwiye, conductor ni ikintu cyose gishobora gutwara umuriro mu buryo bworoshye, cyangwa se niyo bwaba bugoranye ariko kikaba kiwutwara, icyo kiba ari conductor. Hanyuma tukagira insulator. Insulator yo ni ukuvuga ngo insulator ntabwo itwara umuriro. Hari naho uzasanga nka kuriya niba abantu bafatanyije insinga bagahita bazana icyo twita ngo ni isolante cyangwa se sealing tape, kazana agascotch k'umukara cyangwa umutuku ukabona ashyizeho, karabashyizeho n'aka insulator. Aba kugira ngo arinde ko hari ikintu gishobora kugirana contact n'urwo rutsinga, umuriro ukaba wagicamo, cyangwa se niba ari nk'umuntu adakora kuri urwo rutsinga umuriro ukaba wamufata. Ni ukuvuga ngo iriya ni insulator. Insulator ishobora kuba plastique, ishobora kuba ibirahure, ishobora kuba igiti cyumye, kubera ko igiti buriya nicyo iyo gitose hari ukuntu cyo gifitemo characteristics za conductor ukuntu. Yego. Hanyuma kuri conductor nababwiye ko ibyuma byose ni conductor. Hari n'izindi ari conductor mu bundi buryo, ariko biri basic kuri conductor ni ibyuma. Hanyuma tukagira semiconductor. Semiconductor yo ubwayo ibishobora kwitwara nka kimwe muri ibi ngibi bitewe na state irimo cyangwa se n'ukuntu turi kuyikoresha. Bivuze ngo semiconductor sometimes ishobora kuba conductor, ikindi gihe ikaba insulator. Niko zikoze. Ngira ngo aha ngaha karumvikanye ko semiconductor iri hagati ya conductor na insulator, kubera ko bishobora gukora nka kimwe muri ibyo bitewe n'ukuntu iri gukoreshwa. Aka kantu mukitaho cyane kugira ngo nitugera ku ma transistor, kubera ko n'ubundi iyi niyo topic banze za ma transistor, kugira ngo muzayamuhita mwumva ibyo ari byo. Kandi mbere yuko dukomeza wibuke ko kureba ko kandi subscribe, ubundi dukomeze n'isomo ryacu kugira ngo tujye
duhora twigana kandi twungurana ubumenyi ku ngingo zitandukanye muri electronics. Hanyuma tugakomeza no kuri next topic. Noneho tugeze ku ma types cyangwa se ku moko y'ama semiconductor. Buriya semiconductors zitandukanye, ariko by'umwihariko tukagira types ebyiri za semiconductor. Tugiramo izitwa intrinsic, tukagiramo n'izo twita extrinsic, zose ni semiconductor. Ni ukuvuga ngo aya niyo moko abiri ya semiconductor tugira. Rero iyo tuvuze semiconductor, nk'uko nabibabwiye muri video z'ubushize, hari video nigeze gukora ndi kubigisha ku mikorere ya atome. Hari n'umuntu wese ambaza aho ngaho, ariko nawe mpita musubiza, yarambajije ngo ni gute ngo atome itagaragara kandi yarangiza ikaba ikoze ngo ibintu ngo twe tubona n'amaso kandi ngo tutabibona n'amaso. Wenda ngaho akantu gato namusubiza, reba nk'iyo bagiye gukora nk'itafari, urabizi bazana umucanga bakawushyira hariya bakabavanga na sima. Uramutse ugiye muri uwo mucanga ushobora kugenda ukawegera neza ugakuramo akantu k'akabuye kamwe gatoya, wenda kariya kurumva ni kanini ushobora kukabona, ariko ririya tafari bari bukore rigizwe n'utwo tubuye tw'umucanga twinshi cyane twahurijwe hamwe tugakora itafari rigaragara. Rero na atome nazo niko ziba zimeze. Iyo atome y'ubwayo imwe ntabwo ushobora kuba wayibona n'amaso bitewe no kugira size ntoya cyane, ariko iyo zihurijwe hamwe zibasha gukora ikintu kinini, aricyo tubona nk'amata. Amata ni ibijyanye no muri shimi, arizo zigira form eshatu, ama solid, ama liquid ndetse n'amagazi. Arizo naho dusangamo ibyo twita ama chemical element agiye atandukanye, harimo za aluminium, sodium, iki. Noneho iyo tugeze hano muri semiconductor ho, element cyangwa se element chimique ariko iri basic kuri semiconductor ni icyo twita silicon. Silicon niyo nuvuga ngo ni element yitwa silicon. Silicon niyo element chimique iri basic ku kijyanye n'ama semiconductor, kubera ko tugiye no kubireba hano. Iyo tuvuze iyi intrinsic semiconductor, niyo twita pure semiconductor. Bivuze ngo intrinsic semiconductor ni silicon yonyine. Ubundi silicon nayo ubwayo ni semiconductor, kuko urabona yuko ni ubwoko bumwe bwa semiconductor, kandi nayo ibiri basic kuri semiconductor. Kubera ko nitugera hano kuri izi ngizi extrinsic semiconductor, iyo turasanga dufata iriya silicon hano, dufata iriya silicon tukagenda twongeramo ibyo twita impurities. Impurity n'andi ma chemical element agiye atandukanye kugira ngo tuze kubona ibi twita extrinsic semiconductor. Yego, bivuze ko kugira ngo tubone extrinsic semiconductor nuko dufata intrinsic. Twabonye ko intrinsic ubwayo ni silicon, kubera ko niyo twita pure semiconductor, kandi twabonye ko semiconductor basic ni silicon. Rero dufata iriya semiconductor silicon tukayongeramo ibyo twita impurity. Izo impurity tuba tuvuga n'andi ma chemical element dusanga mu byo twita ama groups kuri tableau periodique. Abantu bize chimie batabyumva byoroshye, na ma chemical element afite muri bond ashobora kuzana imwe, ishobora kuzana valence eshatu cyangwa se free electrons eshatu zo kugira ngo yihuze na silicon, indi kazana free electrons eshanu kugira ngo yihuze na silicon. Reka duhere kuri ku moko yizi extrinsic. Tugiramo iyitwa n-type, tukagira n'iyitwa p-type. Urumva hano muhitewe neza, kubera ko iri somo rya semiconductor niryo riri basic kuri electronic, kubera ko ubundi
igikoresho cya electronic uzabona cyose haba hari amahirwe nka 90%, asubwe 90%, 100%. Igikoresho cya electronic cyose aho kibonye nuko kiba cyubatswe n'ibyitwa semiconductor. Rero iri somo muryitondere, murimenye neza cyangwa se murikurikirane, aho tumva wemere kubaza, kandi ujye no muri comment ujye utubaza ibintu ndi gusobanura. Nubona utabyumvise neza, jya muri comment ubaze ikibazo. No kuvuga ngo navuze ngo semiconductor igira ama types abiri cyangwa se igira amoko abiri, ariyo intrinsic semiconductor ndetse na extrinsic semiconductor. Iyo tuvuze semiconductor muri rusange cyangwa se semiconductor iri basic yibanze, ni element chimique yitwa silicon. Ushobora no kubiyizi cyangwa mu bundi buryo ujye ubona wenda nk'abafundi bakunda kuvuga ati ngo tuzane silicon tujye guhoma ari amabati. Yego, nyine iriya element chimique. Iriya element chimique iri n'ahantu henshi cyane ku buryo ushobora no kuyisanga mu mucanga usanzwe, kubera ko niyo bari gukora wenda nka manufacturing ya ma panneau solaire cyangwa se imirasire y'izuba. Iyi mirasire, izi pano zifashishwa mu gukusanya imirasire y'izuba zihindura amashanyarazi, ziriya nazo zikorwa hifashishijwe silicon ariko yavuye muri uriya mucanga, kubera ko bafata uriya mucanga bakawucanira ku kigero runaka bakabasha gukuramo pure silicon, ubundi bakabasha kubaka ziriya solar panels. Yego, noneho tumaze kubona ko semiconductor y'umwimerere cyangwa se yibanze ni iyo twita silicon, ari nayo tubona yuko ari iyi ngiyi intrinsic semiconductor. Noneho kugira ngo tubone iyi extrinsic semiconductor, nuko dufata ya silicon yacu pure semiconductor cyangwa se intrinsic, tukongeraho andi ma element chimique agiye atandukanye kugira ngo tubone izi extrinsic. Extrinsic tubonye ko ari izi ngizi ebyiri, p type ndetse na n type. Utuntu mutwiteho, n type na p type nabyo ni ibintu cyane muri semiconductor, kandi nibyo tuzajya twifashisha mu masomo yacu y'ubutaha turi kwiga ibyo twita transistor, ama diode. Yego, hano kuri n type iyo dufashe iyi intrinsic tukongeramo phosphorus. Sinibuka nimba iyi ngiyi ariyo leta isemboliza phosphorus. Iyo dufashe iyi intrinsic semiconductor tukongeramo iyi phosphorus atom, nuvuga ngo phosphorus nayo ni ikinyabutabire tubisanga kuri tableau periodique. Ariko nyine kuri tableau periodique ikintu bishinzwe ni ukutwereka ama chemical element cyangwa se ama element chimique dusanga nyine muri nature. Urumva hari izo dusanga mu mwuka, hari izo dusanga mu butaka, hari izo dusanga mu mazi. Yego, ibyo byose bigiye bikoze, ibyo ngibyo nibyo twita ama element chimique. Noneho bahari agatableau bakoze kwita periodic table, nyine kerekana imikorere cyangwa se imimerere y'ayo ma atom. Rero iyi phosphorus atom nayo iri kuri tableau periodique. Iyi phosphorus ni element chimique duhuza ni intrinsic semiconductor kugira ngo tubone iki twita n type semiconductor. Izi ngizi nazo ziba ari ama semiconductor. Bavuga ngo hano dufata intrinsic semiconductor tugateranyaho phosphorus atom kugira ngo tuze kubona iyi n type semiconductor. Ntabwo ari phosphorus atom yonyine, hamwe n'izindi zose ziri muri groupe imwe ni phosphorus ifa kuba zifite 5 free electrons kuri outermost shell. Bivuga ngo ibintu bigenda bite, nkuko ubushize nababwiye ko tugira atom ibishobora kugira free electrons kuri outermost shell cyangwa se kuri shell y'inyuma. Ari nabyo bintu nari naberetse nk'ubu buryo. Ibyo bintu naberetse nk'ubu buryo mbashushanyiriza atome. Naberetse ko atome iba igizwe na nucleus yubatswe n'ibyitwa proton ndetse na neutron. Neutron zikaba nta charge nimwe zigira, proton zikaba ziri positively charged, tukagira n'izitwa electron ziri kuri izi shell z'inyuma gutya. Noneho iyo tuvuze ngo turi gufata iriya silicon tukayihuza na phosphorus atom, ni ukuvuga ngo silicon
iyo hano kuri outermost shell ifiteho electron enye, mu gihe iyi phosphorus iba ifiteho electrons eshanu, kugira ngo tuze kubona icyitwa extra electron. Ni ukuvuga ngo hano bigenda biti kugira ngo twiko twabonye icyitwa n-type semiconductor. Ni ukuvuga ngo iyo dufashe silicon ifite 4 free electrons, tukagira na phosphorus ifite 5 free electrons. Ngo iyo dukoze bond ni uguhuza izi atoms. Urabona hano buri electrons ibifite iyo biri kugenda bikaporinga kugira ngo iyi bond yacu ibashe gushoboka, cyangwa se kwihuza kwa silicon na phosphorus ibashe gushoboka. Urabona iyo bimaze guhura duhita tugira extra electrons, 1 electron kuri buri bond. Kubera ko urumva iyo duhuje ama atoms ntago yose yihuza ngo muri reaction yose wakoze ngo havemo electron. Urumva buri atoms zigenda zihuza, aho zihurije hose hagenda habonekaho iyi free electron. Urabona iyi free electron ishobora kudufasha mu guconductinga cyangwa se ko twatwara umuriro, ariko ntabwo ari igihe cyose, biterwa. Rero urabona iyo tuvuze n-type semiconductor ni semiconductor ariko iboneka dufite extra free electron. Hanyuma tukagira n'ingi p-type semiconductor. Iyo tugeze kuri p-type semiconductor noneho dufata za intrinsic semiconductor cyangwa se ya silicon, tukayihuza na boron atom. Rero boron atom yo ntago ndi kwibuka symbol yayo, gusa ikatubikore gutya. Silicon dufiteho electrons enye, tukagira na boron, I think ko symbol yayo ifiteho electrons eshatu. Hanyuma turazihuje kugira ngo turebe ikiri buze kuvamo. Noneho hano ntaho tuvuga yuko noneho iyi ngiyi ari extra electron, ahubwo twirebera kuri iyi atom ya kabiri. Hano turi kubura electron, duhita tuvuga yuko tuhafite icyitwa hole. Iyo tuvuze hole muri izi reaction tuba dushatse kuvuga yuko ni missing of electron. Kandi electron nababwiye ko electron ifite negative charge, nyine biri negative charged. Noneho rero iyo twagomba kugira hano electron tukayihabura, duhita tuvuga yuko iyo hole iri positively charged. Nyine mu buryo buri technical duhita tuvuga yuko hano hari positive charge mu gihe turi kuhabura electron, tukahita tuhita hole nyine hole icyobo nyine missing of electrons. Noneho ngira nko murabona kuri n-type, iyi ngiyi ya mbere ni n-type. Kuri n-type tugira extra electron, hanyuma kuri p-type tukagira hole. Urumva ni missing of electron. Hano habuze electron iri buze kureactinga, iri buze kwihuza n'ingiyi kugira ngo bond yacu yuzure. Mu gihe hano harenze electron nayo ikabura iyo bireactinga hano. Yego, nk'uko niko ama semiconductor abiri ameze. Tugira yitwa p-type semiconductor ndetse na n-type semiconductor. Izo ngizo nizo twita extrinsic semiconductor. Mu gihe twabonye n'indi ya mbere yabanzaga yitwa intrinsic semiconductor, iyo iba ari silicon gusa, niyo nta kindi kiba kirengaho, ni silicon yonyine. Hanyuma twahita tuyihuza n'izi atoms zindi, bigahita biduha izo twita ama extrinsic, ariyo n-type ndetse na p-type. Ngira ngo ibingibi aho tugeze biri kumvikana. Ibingibi ni ibintu by'ingenzi cyane kugira ngo dutangire twinjire noneho muri biriya bintu by'ama transistor, ama IC, ama diode. Ibingibi ni biri basic kuri ziriya component. Urugero, iyo dufashe izi extrinsic uko ari ebyiri, p-type ndetse na n-type, tukazihuza mu cyitwa pn junction. Urugero,
tukazihuza gutya. Ahangaha dutangira kubonamo ama electronic component nka diode, dushobora kubonamo ama transistor dukoresheje izi semiconductor ebyiri. Ngira ngo ni nabyo turivugeho mu isomo rikurikiyeho, ibingibi bijyanye n'izi PN junction. Ngira ngo tumaze kubona neza aho zituruka. Iyi P ndetse na N ni ama extrinsic semiconductor ava kuri intrinsic yongewemo aya ma atom boron cyangwa se phosphorus, kugira ngo tuze kubona aya ma P ndetse na N junction. Rero iyi process yo gufata izi atom ukazihuza ni silicon, iyo twita doping. Bivuze ngo doping by definition is process of adding impurity into pure semiconductor cyangwa se into intrinsic semiconductor. Uvuga ngo iyo tuvuze doping ni process cyangwa se ni uburyo bafata izi impurity n'ano ma atom ahangaha twifashisha, tukayafata tukayavanga na silicon. Niyo process twita doping. Yego, guhuza zino atom nizo mu byo twita doping muri technical term niko tubyita. Yego, nizere ko umuntu wese akurikiye isomo hari ikintu abashije gukuramo ahantu iyi P ndetse na N bivukira ndetse n'ibyo ari byo. Maze kubona ko P na N ni ubwoko bw'ama semiconductor, nongere mbisubiremo kugira ngo tuze kubona ama electronic component amwe n'amagi atandukanye, yaba transistor, yaba ama diode, yaba ndetse n'ama IC, kuko ibi byose biba bikozwe n'icyo twita aya ma semiconductor. Rero ndagushimiye ugejeje ahangaha iri somo. Niba rwamba rugeze kuri channel ukaba ugejeje ahangaha iyi video, uri umuntu w'ingenzi cyane. Nizere ko nawe kandi subscribe, kuko kugeza ahangaha iri somo rwose utarakanda subscribe waba ukomeje gahunda yo guhinduka. Kandi ntabwo dukunda abantu bahinduka, dukunda abantu ahubwo bakura mu bumenyi, cyane cyane bijyanye na electronics. Kandi nawe wakanda subscribe, uri umuntu w'ingenzi cyane. Nkwibutsa ko niba waramaze kubikora ibyo byose, mufitiye group ya WhatsApp yitwa Titan Professionals, yemerewe buri muntu wese akanda subscribe kugira ngo ahure na bagenzi be bari muri Titan community, bashe kungurana ubumenyi ku ngingo runaka. Byagera kuri tele ho nta karusho, kuko iyo uri kuri tele ukagira ikibazo uhita ubaza muri group, barimo abantu benshi bari active bagahita bagusubiza, cyangwa se bakabasha kugayidinga ukaba wakemura ikibazo cyo kuri tele nk'umuntu w'umutekinisiye uri mu muryango mugari w'abatekinisiye, kugira ngo ntuzagire icyo ubura kandi uri muri Titan community. Ubundi niba utarakanda subscribe rwose bikore, kubera ko ni ibintu bigufitiye akamaro kandi nanjye bifitiye akamaro, na runaka bifitiye akamaro, kubera ko Titan community ikura niko tugenda twunguka abantu benshi bafite experience zitandukanye kandi badufasha mu bintu byinshi. Ubundi duhure muri video zacu z'ubutaha. Ciao.